Ndabaramukije nanone ndabasuje muherereye hose mu izina ry'umwami wacu Yesu KRISTO. Abari mu Rwanda ndabaramukije Imana ibamugisha, amahoro y'Imana bane namwe. Abari mu burengerazuba bw'u Rwanda nizere ko muri amahoro. Abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari mu burasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari n'abari mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu bya Kongo ndabaramukije mu izina rya Yesu, kandi tukomeje kubihanganisha kubwo intambara murimo, cyane cyane muri Nord Kivu ndetse n'ahandi hose mutamerewe neza, cyane cyane muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ndasuhuza abari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ndaramutsa cyane n'ubundi bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, abari mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda baramukije, ndetse abari muri Afurika yose, bari Malawi, abari Zambia, abari muri South Africa, abari muri Kenya, Namibia, abari muri Ethiopia, mwese Imana ibahe umugisha, kandi namwe mwese muri hirya ya Afurika, bari muri Amerika, abari muri Canada, abari Australia, mwese ndabaramukije. Abari muri New Zealand mwese Imana ibahe umugisha, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda duriye ku rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se abo twumvikana, Imana ibahe umugisha, kandi Uwiteka akomeze kurushaho kubishimira cyane. Uyu munsi hano rero ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ku bari mu rugendo rujya mu ijuru, kubera ko ijambo ry'Imana abaryumva n'abaryumvira ni abari mu rugendo rujya mu ijuru, cyangwa se ni abazi neza ko aha turi ku isi, turi ku icumbi, tuhari by'igihe gitoya, ikindi gihe tuzaba twibera mu bwami bwo mu ijuru, kubera ko naho KRISTO yatinda kugaruka, urupfu rwo ntabwo rutinze. Aka kantu mukumve neza, naho KRISTO yatinda kugaruka, urupfu rwo ntabwo rutinze, ruturi hafi. Ubwo rero niyo mpamvu nkunda kubivuga, kugira ngo buri muntu wese udukurikirana cyangwa se utwumva ajya ahora yitunganyije, ahora yijeje, kubera ko uko bwije n'uko bukeye icyadukura kuri iyi si kirahari. Yaba KRISTO, kugaruka kwa KRISTO, ndetse yaba n'urupfu rwabwo narwo rwatuma dusezera kuri iyi si, tukigendera igihe tuzaba turindiriye kugaruka kwa KRISTO, ubwo abapfuye bazazurwa bakasanganira KRISTO, bagasanganira Umukiza, n'abazaba bakiriho nabo bakamusanganira, ahasigaye tukajya kuri cya gihe cyo gucirwa urubanza. Abakoze ibitunganye bagakomeza mu ijuru, abakoze ibidatunganye nabo nuko nyine bagacirwaho iteka. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana rero mbere yuko dutangira ikiganiro, kugira ngo dusabe imbaraga z'umwuka wera zibane natwe, kandi Imana yo mu ijuru irusheho kuturinda no kuduha ubwenge muri uyu murimo wayo turi gukora. Imana iduhane umugisha. Duce bugufi twubahe Imana, dusenge. Imana, mu izina rya Yesu KRISTO, Data wa twese ushobora byose, Imana iri mu ijuru, Imana ituzi neza, Imana idusobanukiwe, Imana iturinda, Imana twongera iminsi yo kubaho. Twaba tugeze uyu munsi tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Reka tugushimire imirimo n'ibitangazo wakoze, kuko hari benshi batambutse batageze kuri iyi tariki, ariko twebwe twahageze. Mana, izina ryawe ribishimirwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugiye gutangira ikiganiro rero cyo kugira ngo tutambagize cyangwa se dutange cyangwa se tugeze ijambo ryawe hirya no hino ku isi, nk'uko wabiduhamagariye muri Matayo 28:19-20. Turakwinginze ngo iri jambo tugiye gusoma, iri jambo tugiye kwigiramo, iri jambo tugiye kureba, mwami wese ribuze kuryumva, rize kumugirira akamaro, kandi ribuzogira aho rimukore, rize kwira naho rimujyana, kandi rimutegurire gukomeza kuguteguriza yitunganyije, kubera kuri bugufi kuze gutwara itorero. Ndasabira umugisha buri wese ribuze kubyumva, kandi akagira uruhare mu kugira ngo rigere ku bandi, uze gutanga umugisha kuri wowe wese, kandi niturisoza amahoro nta gikuba cyahise hagati muri twe, turashima izina ryawe. Byose bise mu biganza byawe, kugira ngo uze kubituburamo, utwirukane imbaraga zose z'abadayimoni, cyaturuguye cyose kihagarike mu izina rya Yesu. Ahubwo icyadushyikira muri iyi gahunda yose cyose, nawe ugishikire, izina rye rikomeze rihimbazwe. Bikorere kwiyubahisha, niko tubisabye tubyize mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Imana ibahe umugisha. Ndagarutse, itangazo wenda natanga ni itangazo dufatanyije na bene data, turi gukorana umurimo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Natanga itangazo wenda kuba dukurikirana, kugira ngo ikiganiro nikikugeraho, ufite ububasha bwo gutanga comment, ufite ubushobozi bwo gukora subscribe, ufite ubushobozi bwo kuba wacyohereza abavandimwe, kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndashima Imana, kubera ko hari abari kudukurikirana byari byo byose, nubwo turi twatera intambwe igaragara cyangwa se ishimishije, ariko uburyo uri gutambutsa ijambo ry'Imana ikurikiranwa n'abantu 150, ibyo byose ntabwo aba ari umubare mutoya. Bibutse ko ku mudugudu hari igihe hari abantu 80, hari abantu 100, 120 ukiri mutoya. Ubwo rero natwe tufate nk'umudugudu ko dufite uyu munsi umudugudu dusangira ijambo ry'Imana rya buri munsi, cyangwa se rya buri gihe bikunze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ku badukurikirana, kandi mukomeze mubisangize n'abandi, kandi munabashishikariza
kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero Imana yo mu ijuru abafitemo uruhare, cyangwa se abakoze subscribe, abakoze like, abakoze share, Imana ibamugisha. Mbashishikariza no kwandika comment mutubwira ngo muzatuganize no kuri ibi, kubera ko iyi channel ni yanyu, ni yo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi n'undi wawe ubyifuza kugira ngo aze dusangire ijambo ry'Imana, shaka gutambutsa ubutumwa, shaka gutambutsa ubuhamya, amarembo aruguruye mu izina rya Yesu, kubera ko iyi ni urubuga rwacu duhuriyeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi wa none turaganira ku kintu kitari gitoya kandi cyiza. Turaganira ku ngingo ijyanye n'abantu bari kugeragezwa, ijyanye n'abantu bari guhura n'ibibazo, bari guhura n'ingorane. Ndagira ngo mbanze kugira ngo mbasobanurire, ubanze wumve inzira uri kunyuramo n'ibyo uri gucamo, niba nta ruhare ubifitemo. Nisanga ubifitemo uruhare, uhindura icyerekezo kandi uhindura isengesho. Nusanga nta ruhare ubifitemo, nanone tugiye kugirebera hamwe uburyo wabyitwaramo. Umutwe w'amagambo uragira ngo kugeragezwa si icyaha, ahubwo gutsindwa n'ikigeragezo nicyo cyaha. Imana mu ijuru tugire neza. Turareba mu ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu Abaheburayo ibice byaho 2 umurongo wa 18. Reba muri Bibiliya yawe Abaheburayo ibice byaho ni 2 ku murongo wa 18. Abaheburayo 2:18. Niturangiza dusome mu izina rya Yesu. Haragira hati kuko Abaheburayo ibice byaho 2 umurongo wa 18, sorry gatoya. Haragira hati kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Iri jambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice byaho ni 2 umurongo wa 18. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Iri jambo ry'Imana ritugaragariza ko Imana ubwayo, Yesu Kristo ubwe yageragejwe. Arageragezwa. Uburyo yageragejwemo twese turabizi. Uramutse utazi uburyo Kristo yageragejwe, nagutangariza ko n'urugendo uri kunyuramo rwo kujya mu ijuru uwayobye. Kubera ko kugira ngo uzagere mu bwami bwo mu ijuru, ukwiriye kuba ufite amakuru y'uwakubanjirije. Twebwe Bibiliya tubwira ngo nidutere ikirenge mu cya Kristo. Gutera ikirenge mu cya Kristo rero ni ugutera ikirenge aho agikuye, cyangwa se aho yagikuye. Mu yandi magambo, ukwiriye kuba uzi amateka, ukwiriye kuba uzi ubuzima bw'ukurikiye bw'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Igihe cyose utazi ubuzima bwe, utazi uburyo yabayeho, utazi inzira yanyuzemo, utazi ibigeragezo yahuye nabyo, nshuti mwene data, biragoye cyane kugira ngo uzamuhamye mu bandi ibyo yagukoreye, cyangwa se uzabashogira mu bwami bwo mu ijuru. Niba utabizi, fata Bibiliya usome. Umukristo akwiriye gutungwa n'ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye. Ijambo ry'Imana ni ifunguro ry'umwuka, ibyo kurya ni ifunguro ry'umubiri. Rero benshi muri iyi minsi bahugiye mu ifunguro ry'umubiri, ariko ifunguro ry'umwuka barisize ku ruhande. Kandi Bibiliya tubwira ngo roho nzima ikwiriye kuba mu mubiri muzima. Tugaruke ku ijambo ry'Imana. Kristo hari ubuzima yabayemo bwo kugeragezwa. Akimara kuza ku isi, murabizi uburyo byagenze. Baramuhize, baramurwanyije, bagerageza uburyo ki bwose yapfa, ntibyashoboka. Yesu ashimwe cyane. Murabizi Yosefu na Mariya bari umwami Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru imuburiye ko umwami ashaka kumwica, bakamuhungishiriza muri Egiputa. Ibyo byose ni amateka murabizi. Amaze kuba mukuru nabwo yarageragejwe, igihe yaravuye mu masengesho y'iminsi 40, ageragezwa na Satani, aho yamubwiraga ngo mva no kubura umwana w'Imana, ngaho kora ibi ngibi bigende gutya. Ibyo byose turabizi, ntabwo aribyo nshaka kugarukaho. Ariko icyo kigeragezo cyo kugeragezwa na Satani, aho yamubwiye ngo ari hejuru, ngo noneho ngo kuri umwana w'Imana, ngo handitse ngo simbuka azagutekeraho amarayika, simbuka ahantu noneho abamarayika bagusame. Yesu aramubwira ngo si byiza kugerageza Uwiteka Imana yawe. Satani ntabwo yacitse intege. Yaramubwiye ngo nubura umwana w'Imana, ngo aya mabuye noneho inzara irakwishe, nahinduka umutsima ube warya. Yesu aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo hari igihe atungwa n'ikindi jambo n'ijambo ry'Imana. Arakomeza aramugerageza ngo nupfuka mukandamya, amuzamura ku mpinga y'umusozi, ngo nupfuka mukandamya, ngo ibi byose ureba ngo ndabiguha. Kose kwari ukugeragezwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko uyu munsi wa none hari abari kwereka vewiti, hari abo bari kwereka inzu, hari abo bari kwereka umushahara, bakava mu byizerwa, bakava kuri Kristo.
KRISTO ngo yaramusubije ngo haranditswe ngo ntugapfukamire izindi mana atari Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu Uwiteka niwe wo kuramya wenyine. Mwebwe murimo muraramya nde? Maze iminsi tuvugana ku bashumba, abatubanjire cyangwa se abadukurikiranye mu biganiro byatambutse, mugende murebe abashumba ibyo bari gukora muri iyi minsi. Benshi bari guhindukirira KRISTO. Satani arimo arabatunga ubutunzi, arimo arabatunga amafaranga, arimo arabatunga amazu, amamodoka meza, akabatunga ubuzima bwiza, bagahita bahindukira bakava kuri KRISTO bakajya gupfukamira abantu, bakajya gupfukamira amafaranga, bakajya gupfukamira Satani, bakajya gupfukamira ubutunzi. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukapfukamire, ntukasenge, ntukaramye ibindi bigirwamana cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose uretse Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru. Ibigeragezo rero uyu munsi wa none abakristo turimo turabona ibigeragezo. Reka mbabwire ibigeragezo tuhura nabyo biri mu buryo bubiri. Utega amatwi wumve neza, wumve igeragezo uri guhura nacyo niba biri muri ubu buryo. Hari uburyo bwa mbere ni guhura n'ikigeragezo wowe ubwawe ufitemo uruhare, ikigeragezo wagizemo uruhare. Ubundi buryo bwa kabiri ni guhura n'ikigeragezo wowe udafitemo uruhare. Ikigeragezo cya mbere cyo kuba ubifitemo uruhare, niba hari ikigeragezo uri gucamo wowe ubwawe ufitemo uruhare. Tuvuge nk'urugero, muri iyi minsi hariho dufite abari cyangwa se abakobwa. Ushobora kuba uri umukobwa ukagira inshuti ugakundana, ejo bundi bakaba bagutera inda. Bamara kugutera inda, iyo ukigira inda y'indaro, ibyo ari byo byose uhereye uwo munsi wa none utangira kugenda uhura n'ibibazo, uhura n'ingorane, uhura n'agahinda. Ababyeyi bawe, umuryango wawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe ntabwo bakureba neza ngo bakwishimire. Hari ubuzima utangira gucamo butandukanye n'ubwo wari urimo utari wahura n'iki, utari waterwa inda y'indaro. Rero icyo kigeragezo cyo kuba waratewe inda ni ikigeragezo uri guhura nacyo, ariko wagizemo iki? Wagizemo uruhare. Icyo ni kimwe mu bigeragezo wagizemo uruhare. Ikindi kigeragezo cya kabiri, kuba uri umudamu. Uri umudamu, ufite urugo, urubatse, ufite umugabo, ufite abana, ariko warangiza ukaba uri mu rugo utuzuza inshingano zo kugandukira umutware wawe. Niba uri umudamu utuzuza inshingano zo kugandukira umutware wawe, byanga bikunda hari ibigeragezo bizavukiramo kubera ko utuje inshingano zo ukwiriye kuzuza. Ukwiriye kuba uri umudamu wita ku mutware wawe, ugandukira umutware wawe, wubaha umutware wawe. Sinzi ukuntu umutware azakubwira ngo shyira amazi muri dushe, nurangiza umubwira ngo nawe ufite amaboko, nawe ubwira ngo mfure, umubwira ati nawe ufite amaboko, nawe ubwira ngo teka, nawe ugati nawe ushoboye guteka. Nurangiza ngo nuhura n'ibigeragezo, umugabo atangiye kujya kwirira muri resitora, atangiye gutangira kutaguhahira nk'uko byari bikwiriye, atangiye kujya kwirira ahandi. Nurangiza ngo uvuge ngo nahuye n'ikigeragezo. Icyo kigeragezo kiri muri bimwe mu bigeragezo ukwiriye guhura nabyo, ariko wowe ubifitemo iki? Ubifitemo uruhare. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Ibigeragezo ni byinshi, twatangaho ingero ku bigeragezo tubona abantu bagahura nabyo ariko babifitemo uruhare. Uragiye ufashe amadeni, umaze gufata amadeni yiyera y'inguzanyo muri Ramberi, umaze gufata amadeni, ejo bundi niwe kuyishyura, ejo bundi bateje ibyawe cyamunara, ejo bundi ibigeragezo hari ibyo tugiramo uruhare. Urarangaye, ufashe ideni, nturikoreshe ibyo warifatiye, ugiye kwigurira amakoti, ugiye kwigurira imyenda, ugiye kwigurira amapantaro, uguze imodoka, uguze inzu, ntabwo bibyara inyungu kugira ngo usubize amafaranga y'abandi, ejo bundi birakunaniye, utangiye kuvanga impundi mu kigeragezo. Ibyo bigeragezo rero mujye muri hano mutabifitemo iki? Uruhare. Ikindi kigeragezo cya kabiri ni cya kindi twavuze ko kuri cya kigeragezo cyo kuba udafitemo uruhare. Ariko n'abagabo nabo nubwo mvuze ku badamu, n'abagabo nabo bashobora kuba bagugura n'ibigeragezo. Uri umugabo ufite urugo, urubatse, ariko urugo rwawe wubatse ntabwo wuzuye inshingano. Inshingano y'umugabo ya mbere niyo gukunda umudamu we. Inshingano y'umugore ya mbere niyo kugandukira umugabo we. Inshingano y'umugabo iya mbere niyo gukunda iki? Umudamu we. Iyo umaze gukunda umudamu wawe, ukurikiza inshingano zo kumwitaho, kumugaburira, kumwambika, ndetse ukita no ku bana n'ibindi byose wakeneye muri famiye. Igihe cyose mugabo utita ku mudamu wawe, udakunda umudamu wawe, icyo gihura n'ikigeragezo cy'uko umudamu atakubaha, atakugandukira, adakora ibikwiriye, atakumesera. Uzarebe niba nawe ubwawe hari ibyo utubahirije. Nusanga hari ibihari, utangire uce bugufi ngo uruhindukire kugira ngo Imana ikurebe neza kandi kwishimira. Reka tugore ikigeragezo rero ushobora guhura nacyo wowe ubwawe utagizemo uruhare. Turafata urugero rwo mu ijambo ry'Imana. Turareba mu ijambo ry'Imana, muri kubona mu gitabo cya Yobu. Yobu twese turamuzi nk'abakristo bari mu rugendo rujya mu ijuru. Uramutse utazi Yobu, wafata biri ugasoma mu gitabo cy'isezerano rya kera, uragisangamo. Yobu
yabayeho ari umukiranutsi yubaha Imana. Hari ubuzima yari arimo twese tuziranyeho. Yari afite ubuzima bwiza, afite abana, afite ibyo kurya, afite umutungo, afite umudamu, afite inzu yo kubamo, afite ubuzima, umubiri we nta kibazo wari ufite, yubaha Imana. Ariko mu kubaha Imana kwiwe Satani ntiyabyishimira. Igihe Imana yanezezwaga nuko Yobu yari umukiranutsi, Satani abyitegereje aravuga ngo ubundi Satani, hari abantu batazi ko Satani ajya agera mu ijuru. Satani ajya agera ku Mana akavugana nayo. Satani afite ubushobozi bwo kuvugana n'Imana, ariko we ntabwo ufite. Niyo ufite ni za mpano z'umwuka wera Imana yaduhaye, kuba Imana izi ikatwishurira, ikatwiyereka, ikatuganiriza, ikaduha amakuru y'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Abanyamwuka barabizi, abanyamubiri we ntabwo babimenya. Ariko Satani we ajya agera mu ijuru akajya kuvugana n'Imana vizavi. Noneho Yobu, Imana inezejwe nuko Yobu ari kuyubaha. Satani arebye uburyo Yobu yubaha Imana, Satani ajya kubwira Imana ati nubwo bimeze gutyo, impamvu Yobu akubaha nuko afite ibi bintu byose. Afite abana, afite umunezero, afite ibyishimo, afite amahoro, afite ibi n'ibi, none yabuzwa n'iki kukunezerezwa? Satani aravuga ngo niba akubaha by'ukuri, reka mpereze ububasha n'uburenganzira, ngende ngiye biriya bintu bye byose mbitware, urebe ko atari buze kukuvaho. Wibuke n'Imana na Satani bombi, Yobu na habari, Yobu nta makuru afite, Yobu ntabwo abizi. Ndi kubatandukanyiriza ibigeragezo cy'umuntu agiramo uruhare n'icyo atagiramo uruhare. Rero noneho Imana irangije ibwira Satani ati noneho nirugira ngo Yobu ntabwo ankunda, nguhaye uburenganzira, genda ibintu bye ubitware, amafaranga uyatware, imitungo yitware, abana be ubatware, yewe n'ibyo afite byose ubijyana, urebe ko atarakomeza kumpamya. Imana yo yirataga Yobu. Imana ikumva ifite amfiyeri kubw'umuntu wari uriho witwa Yobu wayubahaga. Satani aramanuka aza ku isi, bya bintu byose ahereye ku bana, hereye ku matungo, hereye ku butunzi, hereye ku biki byose, Satani arabitwara. Ariko biri tugaragariza neza ko Yobu yakomeje kuguma ku Mana, akomeza kubaha Imana, akomeza gusenga Imana, akomeza kwitwararika, akomeza kugendera mu nzira zitungana Imana no kunezeza Imana. Yobu akomeje gukora ibyo ngibyo, Satani yitegereje neza asanga Yobu akomeje kuguma ku Mana. Satani asubira kuki, asubira ku Mana n'ubundi. Aravuga ati impamvu noneho atikubaha, ubundi se ko afite umubiri muzima, niba afite umubiri muzima yabuzwa n'iki kutakubaha? Ngomereze uriya mubiri nawe mugerageze maze urebe ko atarakuvaho. Imana yamubwira ati ndabikwemereye, ariko ugutsa by'umubiri we, ubugingo bwe attention ndabukwimye. Yesu ashimwe cyane. Yobu arangije atangira kugeragezwa noneho n'umubiri. Uyu mubiri dufite nawe ni ikigeragezo duhura nabyo. Aramanuka, Satani agerageza umubiri wa Yobu, awuteza uburwayi, utangira kuzaho ibishyuti, utangira kuzaho ibibyimba, utangira kugira agenda uri gupfumagurika, uzaho ibisebe, atangira kwishimisha inzara. Yobu birangije biramurenga, yishimisha urujyo, arangije birananirana, abantu batangira kumuvaho, abantu batangira kumwanga, yewe n'umugore we yishakiye. Bene data bamwubatse ingo. Hari ahantu bigera ibintu bigakomera, n'abavandimwe n'umugore n'umugabo yarangiza kujugunya. Mboneyeho kwihanganisha abantu bahuye n'ibibazo by'uburwayi muri iyi minsi, cyangwa se bari mu bibazo by'uburwayi, abagabo cyangwa se abadamu bakaba barabavuyeho, abagabo bakaba barabanze, imiryango ikaba yarabavuye kubera igeragezo cy'uburwayi. Mbibutse ko kugira akora atari ko gupfa. Imana ishimwe cyane. Umudamu wa Yobu bigeraho abwira Yobu ati ese iyo Mana ukorera, iyo Mana uvugira, iyo Mana ukurikira, iyo Mana ukora buri manywa na nijoro itari kureba ngo igukize, ese waba waracumuye ku Mana ahari? Waretse iyo Mana ukipfira ukareka gukomeza kubabazwa, ubundi urimo urayihamyamo ibiki? Iyo barangaye bavuga ati navuye mu nda ya mama. Haleluya! Ati navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi, ntacyo njyanye, ntacyo nambaye, ntabwo neze guhemukira Imana. Iryo jambo riranezeza cyane. Umuntu wuzuye umwuka wera ati navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi, ari ntacyo njyanye, ntabwo neze guhemukira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kibaye umunsi wa none dufite abavugabutumwa bameze nka ba Yobu. Kibaye umunsi wa none dufite abashumba bahagaze mu cyimbo cya Yobu. Kibaye umunsi wa none
none dufite abaririmbyi bahagaze mu cyimbo cya Yobu uyu munsi wa none dufite abanyempano bahagaze mu cyimbo cya Yobu aba ari ibintu byiza cyane. Muri iyi minsi ndikumva ndi kunezererwa. Iri jambo rese mu minsi mike Imana akurikira ku mutima ngo mbwira abageragezwa bose ko nawe yageragejwe. Numva ndafashijwe. Uyu munsi nawe uramutse uri mu cyimbo nk'icya Yobu ntabwo wajya muri Eliminati, ntabwo wajya kwaka izindi mbaraga muri Nigeria cyangwa se mu Uganda no muri Congo cyangwa no muri Tanzania, ariko abashumba benshi kubera ko nta guhamya bamaze kuva mu byizerwa. Imana ishimwe cyane. Ariko nagira ngo ubwire ngo wowe uzi neza ko isi wajemo ntacyo wambaye, uzi neza ko isi uzayivamo ntacyo utwaye, ndagira ngo ubwire ngo komera kuri Kristo. Imbere hari ubugingo buhoraho, imbere hari umunezero. Ubwo abangaba bijanditse mu by'isi, bijanditse mu mbaraga z'ikuzimu, ejo bundi bazaba bari kurira umunsi bazaba bageze ku munsi w'urubanza, umunsi bazaba batinya guhinguka imbere y'Uwiteka. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu bikiyeyo mukwe. Benshi bazatinya kuri uwo munsi. Kubera iki? Ntabwo kwihangana byigeze bibashobokera. Mu Kristo wowe uri mu kigeragezo uyu munsi wa none, ndagira ngo mubwire ngo wihanganire ikigeragezo urimo. Ikigeragezo urimo uko byagenda kose, urebe neza niba nta ruhare ubifitemo. Twavuze ingero zimwe na zimwe zishobora kuba bari mu kigeragezo ariko barabigizemo uruhare. Nawe reba, ese niba uri mu kazi ukaba uri kugeragezwa n'akazi, nta ruhare bifitemo muri ako kazi? Ni amakosa wakoze muri ako kazi? Ese niba uri ukigeragezo ukaba ufite ikigeragezo runaka cy'urushako, mu gihe kuba utarashatse ukiri umukobwa, ntabwo witwaye nabi ngo ingeso zawe, komporutema zawe ziba zaragaragaye hanze nabi ku buryo kubona umugabo biri kwanga? Umanze urebe gutinda kwawe gushaka niba nta ruhare wabigizemo. Tanto ushobora kuba waritwaye nabi mu maso y'abantu, tanto ushobora kuba warakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana ikakurakarira, tanto ushobora kuba imyitwarire yawe, imyambarire yawe abantu bakora akavuga turiya nawe wamugira umugore. Nusanga nta ruhare ubifitemo, ugomeze ushika musenga Imana. Bibiliya tubwira ngo mu Baheburayo ibice 18 ubwo yababajwe ndetse akanageragezwa abasha gutabara abantu bose bageragezwa ndetse bakanageragezwa. Reka mbabwire ngo wowe uri kubabazwa, wowe uri kugeragezwa, niba wizeye Kristo umwami n'umukiza, mubwire ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo. Hari abantu benshi bari mu bigeragezo badafitemo uruhare. Uyu mwanya ufite urugo warubatse, nta mwana ufite. Tugiye gusenga Imana. Niba utaragiye ukiri umukobwa ngo ujye ukuramo amada, hari abantu bashaka ariko bagashaka barakoze ibyago n'amaso y'Uwiteka, barakuyemo inda, barisha abantu, baragiye basambana kenshi bagakuramo inda, Imana ikabana. Bamara gushaka barangiza bagera mu ngo batabyara, ugasanga bari gusakuza. Niba uri muri iyo ka utarabyara ariko ukaba utarigeze ukora ibyo bizira, umenya ko ibi byose Imana iri kubikurikirana. Abandi bari mu bigeragezo, ukaba warashatse urugo, ukaba wubatse, umugabo akaba adakijwe, akaba agukubita, akaba akurenganya, akaba agutoteza. Nagira ngo mbwire ngo wihangane. Ibigeragezo ni byinshi, ukaba nta kazi, ufite ubushomeri. Ibigeragezo ni byinshi, ukaba uyu munsi wa none ufite uburwayi budakira, ufite uburwayi bukora iteka ryose, bakuroga utabazi, rimwe rimwe ugasanga ni nabo mu mafamiliye. Uyu munsi muri iyi minsi famiye zarapfapfanye, usanga imiryango ariyo kwirukangaho wagira ngo igushyigikire, igusapotingi, ahubwo imiryango ni guhingana kw'imiryango. Isi yaranonekaye. Nasoma ijambo ry'Imana rirabwira ngo Yesu ntabwo yaje ku isi aje guhuza abantu, ahubwo yaje kubatanya. Kubera iki yaje kubatanya? Impamvu Yesu ataje guhuza abantu nuko hari abantu bazemera Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwabo, bakamukurikira, ari ugasanga abo mu muryango wawe bo ntabwo bashobora gukurikira Kristo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bitwa ko bakijijwe ariko mu by'ukuri ibyo bakora n'ibyo bagenderamo bigaragaza ko badakijijwe. Muri iyi minsi basigaye bafite ijambo rivuga ngo nta torero ritazavamo umugeni, nta dini ritazavamo umugeni. Nigeze kubaza umuntu avuga ati none ambwira ahantu byanditse ko nta torero ritazavamo umugeni. Muri Bibiliya arahabura. Uzambwira ahantu byanditse muri komenti uhashyiremo muri Bibiliya ijambo ry'Imana, wandike ngo igitabo kiniki umurongo uyu n'uyu igice kiniki haranditse ngo nta dini ritazavamo umugeni. Ayo ni amagambo ab'isi bafashe, bano b'isi bari gukora Satani, bayagira uduhendabwenge, bayashukiramwo abantu ngo itorero ryose rizavamo umugeni, ngo itorero ryose ngo rizavamo nk'icyo. Reka da, barababeshye. Bibiliya tubwira ngo umuntu wizeye Yesu umwami n'umukiza
akamwakira mu buzima bwe agakora ibitunganye, uwo nguwo niwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Icyakora ntabwo navuga ko abari bunaka kubera ko batemera Yesu umwami n'umukiza bose bazarimbuka. Mbibutse ko hari abantu basengera abantu batizera Yesu umwami n'umukiza ariko bamwemera kubera inshingano cyangwa kubera ubuzima barimo, bakavuga ngo ogira ngo mvangangira ibibazo, ahubwo ndahamahanga Yesu aba arimo arandeba. Hari abantu dufite basengera hahandi batemera Yesu ariko mu by'ukuri bakambara ya myambaro yabo, ariko mwahura ngo Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, muhirya mugora mu cyuma musenga, mugora mu butayu muri gusenga, nyamara yambaye bya bindi. Biriya bintu twambara rero nimujye mubiha agaciro cyangwa se ngo mubyiteho. Harimo abantu benshi dufite bakijijwe bakira Yesu umwami n'umukiza, bamuhamye amaraso ya KRISTO ari muri bo, umwuka wera uri muri bo, buzura imbaraga z'umwuka wera bamaze kumwakira, ariko bakiba bakijya ahandi kubera impamvu z'imiryango. Nimujye muca imanza, niyo mpamvu Bibiliya itubuza guca imanza. Reka mbabwire ngo uwizera uwakiriye Yesu umwami n'umukiza wese akakora ibyo gukiranuka akagendera mu nzira zitunganye, ijuru azarigeramo. Ariko utaramwakiriye, niyo waba uri iki, niyo waba uri bishop, niyo waba uri apotre, niyo waba uri nde, ntabwo ushobora kuziga urikandagiramo. Imana izajyana abakijijwe neza. Uwiteka azajyana abakijijwe neza, ntabwo azajyana abasengera muri rya dini, ntabwo azajyana abasengera mu makaro, ntabwo azajyana abasengera mu etaje, ntabwo azajyana abasengera, oya, azatwara abakijijwe neza. Niyo mpamvu nasoza iri jambo ry'abantu bari kugeragezwa muri iyi minsi. Urebe niba ibigeragezo byawe nta ruhare wabigizemo, nusanga ari narwo, wakira ukomeze utumbire KRISTO, ukomeze usenge Imana, ukomeze ubyereke Uwiteka, byanga bikunda ibyo udafitemo uruhare bizarangira. Yobu byaje kurangira Satani atsinzwe, abonye ko Yobu akumye gushikama ku Uwiteka, agumye gushikama ku byo yamenye, birangira Satani avuze ngo noneho ndatsinzwe. Imana irangije bya bintu byose Bibiliya iratubwira ngo Yobu yari yaratswe, yari yaranyazwe na Satani, Imana irongera bimugarurira, Imana irongera bimuhereza, Imana irongera bikubaka inshuro nyinshi, irangije ngo imuhereza n'abana baruta ubwiza ba mbere. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nawe rero ushobora kuba uri umucuruzi warageragejwe ugahomba, ushobora kuba wari ufite akazi ukakava bakakwirukana, ubu ngubu ukabura umushomeri, ushobora kuba warashatse utarabona urubyaro, ushobora kuba utari washaka utegereje ko wakora mariage cyangwa utegereje iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Wakomeza ubane n'Imana gusa, ukomeze uyirindire, Imana izakurengera, Imana izagutabara. Ariko wowe wageragejwe ubifitemo uruhare, hindukirira Imana, usaba Imana imbabazi kubera ko ibyo wakoze wabikoze utazi ko bizakugira ingaruka, none uyu munsi ingaruka zakugezeho. Saba Imana imbabazi, usaba Uwiteka imbabazi, upfukame wongere usubire ku mwanya, wongere usenge Imana. Imana irababarira, iyo uciye bugufi byanga bikunda irababarira kandi igakora n'ingaruka z'ibyaha. Imana itugire neza. Ari ingaruka ukora, hari icyaha ukora ingaruka zacyo zikakubaho iteka ryose. Iyo ugiye mu kabari bagukubita bakura amenyo, ntabwo Imana yongera kumeza andi menyo. Iyo ugiye mu kabari baguca ukuboko, ntabwo Imana yongera itera ukundi kuboko. Iyo ugiye gusambana ukandura sida, ntabwo sida ni hato na hato, Imana yigukiza, ariko hari igihe kureka gukomeza ukabana nayo. Rero reba ikigeragezo urimo, nusanga nta ruhare gifitemo, ari Imana yagikuremo ko kiriya cyobo cyagenze, witurize usenge Imana, Imana iduhereze umugisha. Tugiye gusenga n'abantu bari kugeragezwa muri iyi minsi, abageragezwa n'urushako, bageragezwa n'urugo, bageragezwa n'akazi, bageragezwa n'uburwayi, bageragezwa n'ubukene. Ibyo byose tugiye kubisengera Imana. Imana igira icyo ikora, Imana igira ikirema, Imana iduhana umugisha. Dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, Mana ifite ubushobozi, Mana ifite ubutwari, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ibyiringiro, turagushimiye muri iki gitondo kandi turaguhimbaje. Uyu munsi wa none twiza ku ijambo rivuga mu Baheburayo bice byawo 18 ngo ubwo wageragejwe ndetse ukanababazwa ubasha gutabara abageragezwa bose. Ariko mu bigeragezo rusanze bibice bibiri, igice cy'abageragezwa bafite mu ruhari n'igice cy'abageragezwa n'abari bafitemo. Mwami ndabakweretse ibyo bice byombi byose Mana. Abari mu kugeragezwa bafite mu ruhari nibaca bugufi, bakemera gusaba imbabazi, bakemera kugarukira, bakemera kugukorera, bakemera kukwemera Mwami n'umukiza, bakwakira imitima yabo, bakiyeza bakitunganya mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye Mwami, baje kubaha imbabazi z'ibyaha bakoze zatumye baviramo ibigeragezo. Ariko Nyaguhara ku ngoma mweretse n'abandi bari kugeragezwa batabifitemo uruhari katika jina la Bwana. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, abo bose Mana nuko Yobu byagenze agomeza kuguhamya, byarangiye umurengeye, birangiye umugiriye neza, nubwo ababyeyi bamuvanye bamuvuyeho, inshuti zikamuvaho, n'umudamu agashaka umuvaho, ariko yakoze ibidasanzwe, ntabwo ugeze umutererana, wamuhaye
umutima ukomeye. Ndasize mu izina rya Yesu abantu bageragezwa mwami, bageragezwa n'urushako, bageragezwa n'akazi, bageragezwa n'uburwayi, bageragezwa n'ubushomeri, bageragezwa no kubaka ingo, mu izina rya Yesu Kristo badafitemo uruhare mwami, ndabasengeye mwami nk'uko wahaye imbaraga Yobu, reka nawe ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Buzure imbaraga z'Umwuka Wera, bakurindire igihe cyo gukora nikigera, uzakora ibidasanzwe, amashimwe atambuke mu kanwa kabo. Izina ryawe rishime kandi riragucyubahiro. Turakwinginze ngo uyu munsi wa none rero uhereze umugisha buri wese uri kugerageza muri iyi minsi, umereze no kwihangana, umereze n'imbaraga Uwiteka, bityo n'ibitungane bikava mu nzira. Amashimwe menshi azatambuka mu kanwa k'abana bawe, bakomeza kutugana no kuturengera, mu izina rya Yesu Kristo tuyamajoro akoze kubyumvishe. Amen, 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 amen. Mwene data, nasaba musaba kugira ngo wongere ukore subscribe niba utari wayikora, wandikemo komenti muri komanteri y'uburyo twabyitwaramo cyangwa se ibyo twakora, cyangwa se y'ijambo ry'Imana umva twazaganira, cyangwa se ya topic umva twazaganiraho. Ukeneye gutanga ikiganiro ni kare amarembo aruguruye kuri Ajeni Ngoga TV, kandi ukore like ndetse ubyohereze n'abandi bavandimwe. Imana mu ijuru iguhe umugisha. Turabakunda cyane rero kandi turi kumwe. Ciao ciao, Imana ibishimire cyane, murakoze cyane.